ntabwo insengero zose zifunze. Ntabwo insengero zose zifunze. Oya, yego zose ntabwo zifunze, yego, ariko hari umuntu wiyumvaga ahantu runaka avuga ati ngiye nta handi nasengera, ntasengeye aha ngaha, nta handi nasengera, nzi ahubwo nzimuka. None ubu nta bantu bamaze kwimuka bagiye mu kabari muri gihe insengero zabo bamaze kubona zikinze, kuko zitujuje ibisabwa. Ahubwo mbaza uti ni ukubera iki insengero zifunze? Mbaza uti ni ukubera iki insengero zifunze? Ariko wimbwira ngo washima Imana gute ngo insengero zifunze? Ahubwo mbaza uti ni ukubera iki insengero zifunze? Bwira abantu bo kwisabira rero impamvu zikinze. Na kuri iyi si Satani yaratwibye kubera ibi bihe. Ariko benshi nabwo baravuga ngo impamvu yabyo yuko umuntu yari umukristo akabivamo akagwa akigendera ngo biraterwa ngo n'iminsi y'imperuka. Wowe niko ubibona? Byaba iminsi y'imperuka, byaba n'ibihe abantu bijyanyemo. Gute watubwira ngo byaba iminsi y'imperuka. Abakristo mu rusengero nta kibazo bafite. Ikibazo gifite abayobozi. Ikibazo ni abayobozi. Ntabwo ikibazo kigira abayoborwa, ahubwo buri ikibazo gifite twe abayobozi. Tuvuge ko buriya twebwe abayobozi bayobora amatorero ari twe twavogereye Imana. Nitwe twayivogereye. Nitwe twayivogereye, Imana irafunga. Gute se kandi tuyobora abantu kujya kuyijyaho? Imana ye kubasuhuza mu izina rya Kristo Yesu. Amahoro y'Imana n'abana namwe nshuti mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya. Isi ya Bibiliya ni ijambo rifite amagambo abiri, harimo isi ndetse na Bibiliya. Niyo mpamvu muzumva hano ku isi ya Bibiliya ibyabaye n'ibiriho biraba n'ibiri kubera hirya no hino ku isi, ariko burya bifite ireme ku buhanuzi. Ibyanditswe byara byahumetswe n'Imana. Niyo mpamvu uyu mutumirwa mureba hano imbere yanyu yagarutse kongera kuganiriza namwe nk'uko mwabidusabye ngo tuzongere tumugarure. Rero twamugaruye hano ku isi ya Bibiliya, nawe yabumviye yagarutse. Hari ikibazo mwagiye mutubaza, mwaciye mu gikari muratubaza ati wa mutumirwa ngo hari uburyo wamubajije arakwepa aca ku ruhande atatubwiye uko bimeze, kandi byose bigenda bigaragara ku isi. Byose biri ku isi. Rero twamugaruye kugira ngo tubwire tugaragarize impamvu abantu hirya no hino ku isi bakomeje, isi ikomeje gutwara abantu ibajyana, ibakura ku Mana ikabajyana. Ibyo biraterwa n'iki? Yagarutse rero kugira ngo atuganirize. Turamwakire, reka twongere tumwakire abasuhuze anabibwire, hanyuma ahereko anasengera uyu mwanya tugeyemo. Haleluya. Njyewe ubushize ndi hano nababwiye ko nitwa Nyiramucyo Alfonsina. Aragerageza uzamure ku ijwi. Ubushize ndi hano nababwiye ko nitwa Nyiramucyo Alfonsina. Ndi kuvuga nti ndi umumama w'abana 4. Ntuye ku Gisozi, ndi umupantekote paruwase ni Gasave. Ubwo umurenge wo ni uwa Gisozi. Imana wo mw'ijuru rero yaduhana umugisha. Turi hano ubushize bari kumbaza ngo ni ukubera iki abantu b'abakristo bagomeje guhura n'ibibazo. Bari kumbaza ngo ubundi kuba umukristo ugahura n'ibibazo ntibyagira ingaruka. Ndabihamya yuko kuba umukristo cyangwa se ibibazo bihari bigomba kuzana ingaruka. Icyambere nuko kuba uri umukristo ugahura n'intambara cyangwa se ugahura n'ibibazo muri uru rugendo, ntabwo abantu babashije gukomera kimwe. Ibyo biri mu bintu byatuma ibibazo biba bivutse. Icyo rero nicyo twavuganaho. Yaransabye ngo twabanza tugasengera uyu mwanya tugiye kwinjiramo. Nibyo rero reka dusenge. Imana Data wa twese uri mu ijuru, haleluya, se w'umwami wacu Yesu Kristo, himbazwa ushimwe Kristo kandi ishyirwa hejuru wa munyambaraga we. Haleluya. Imirimo yo mu maboko yawe ni ihame irambaye, kandi uko byagenda kose uri Imana iri mu ruhande rw'abizera. Ibyo bidutera kugushima no kuguhimbaza, ushimwe tuvuga Yesu. ngo izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Yego.
hari abantu benshi bahagaze cyangwa se bari kutureba, baba abagore cyangwa abagabo, abasore n'abakobwa, abizera n'abatizera. Dusabye umugisha uvuye ku Mana, imbaraga z'Imana no gukora kwayo nibibane nabo, ugomeze kubagirira neza no kubarengera. Kandi uyu mugambi wawe ni mwiza. Iri jambo rikimara gutambuka muri aba bizera, bagira inzara n'inyota byo kubizirikana mu mitima yabo, bibuke yuko nubwo muri iyi si twahura n'akaga n'amakuba, ariko dufite umuvuganizi Kristo. Ibyo himbazwa Mwami. Rero tugushimiye ko duhaye iki gihe, kandi gomeza kubana natwe no kutugirira neza. Imbaraga z'Imana no gukora kwayo bigomeze bibane natwe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Urakoze cyane Nyiramucyo Alphonsina kongera hano kuri iyi shene Isi ya Bibiliya. Ngira ngo ikibazo wacyumvise, aho abantu bo ku ishene Isi ya Bibiliya bagiye baca mu gikari bakatubaza bati kuki uyu mutumirwa atatweruriye neza ngo atubwire impamvu abantu bari guhura n'intambara bakagenda bakwepa bakava mu byizerwa. Mbese ibimenyetso we ntabibona, nta bimenyetso arabona bimugaragariza ko biriya bimenyetso abonye ari uko abantu bari guhura n'intambara, ngo bitume noneho ngo abantu babasha gukomera, ngo bakaba bashaka ngo muri ibyo bimenyetso wababwira iki, wabahumuriza gute? Ngo warabahumurije ariko ibimenyetso warabikwebye, bituma noneho n'abandi benshi bagaragara muri ibyo bimenyetso batabasha kumenya ko ari byo barimo, ngo bagire uburyo bwo kubyikuramo. Noneho rero ni karibu no kudusoma ijambo ry'Imana nk'uko wariteguye, ubundi ibindi dukomeze hano ku Isi ya Bibiliya. Hano muri Zaburi 146 handitse ngo mutima wanjye shima Uwiteka, nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Urakoze cyane. Iri jambo rije risanga iryo iherutse kutuganirizaho ubushize, tubwira ngo ko iyo umuntu ari mu isi aba afashe igihe mu ntambara. None ko iri naryo ratubwiye ngo mutima wanjye shima Uwiteka. None ni gute umuntu yabasha gushima Uwiteka kandi intambara nazo zimuri hejuru? Njyewe numva gushima Uwiteka, umuririmbyi yegeze yaririmba ngo abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza Uwiteka, bakabakoza isoni, ngo ariko uwiringiye Uwiteka. N'ubundi iryo jambo ndumva ubushize twararivuzeho, ngo bameze nk'uwiringiye umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo niba twebwe twiringiye Uwiteka, ibyago n'amakuba ntacyo bizadutwara. Bitugeraho ariko ntihagire icyo bizadutwara, ntibigire icyo bidutwara. Ni byose koko buriya ntacyo bidutwara. Ntacyo, njye numva ntacyo byadutwara. Umugambi w'Imana ni mwiza kuri twebwe. None se wowe nta bantu ubona bahura n'ibyago n'amakuba bikagira icyo bibatwara? Urugero, kuba yari umukristo ariko akabivamo, ntabe akiri mu nzira z'ubukristo, wowe ntabwo urabona? Ndababona. Nkagutese njye ndababona. Ngubu hari nk'abantu twagiye dutangirana uru rugendo turi gusenga, ubu none ahangaha ndeba nkanahinda umushyitsi. Ndababona rero ngenda. Akaba ari ngiki kiguhindisha umushyitsi hagati aho? Nkavuga ndi uyu muntu kera twarasenganye, dusengana Imana, tuvuga Imana, duhamiriza abantu. None aha wamureba ukamusanga ari mu kabari, ukamusanga ari ahantu, ukamusanga byacitse byayobye, akanakubwira ati burya njyewe nari ndi mu buyobe. Cya gihe nari ndi mu buyobe, akakubwira ati, wamuganiriza ukamubaza ati niki cyaguteye ibi bintu, akakubwira ati wowe komeza akigira ntibindeba.
izo ni ingaruka z'ibihari. Urumva ko izo nazo ni ingaruka z'ibibazo abantu bahura nazo. None uwo muntu we azabasha gushima Imana nk'uko Bibiliya tuvugiye ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka? Gushima ndumva ari gake. Gushima ko umuntu biba ni gake. Urabutubwiye ati abantu baravuga bati ngo bari bayobye. None kuba ari mu kabare ari gusinda yirenguza icupa kandi yarahoze ari mu murimo w'Imana, ubwo nibwo yagiye yayoboka? Oya, yarayobye. Cyangwa se Satani yaratwibye. Satani yaramwibye. Yaratwibye bitewe n'ibihe. Ibi bihe nyine turi kuvuga ngo ni ukubera iki abantu mbega bari kuva muri ibi bintu, akaga n'amakuba turi kubona kuri iyi si. Satani yaratwibye kubera ibi bihe. Ariko benshi nabwo baravuga ngo impamvu yabyo yuko umuntu yari umukristo akabivamo akagwa akigendera ngo biraterwa ngo n'iminsi y'imperuka. Wowe niko ubibona? Byaba iminsi y'imperuka, byaba n'ibihe abantu bijyanyemo. Gute watubwira ngo byaba iminsi y'imperuka cyangwa se bikaba n'ibihe abantu bijyanyemo. Ni gute umuntu yakijyana mu bihe? Ni gute umuntu ubundi bisaba ko wowe niba uri umukristo ugomba kurinda ubukristo bwawe. Ugomba kurinda ubukristo bwawe, byanjye bikunda ukaburinda. Nubwo ubushize twavuze ngo imigambi cyangwa none anga turi kuvuga ngo Imana idufite nk'umugambi mwiza, ariko nanjye cyangwa nawe bakristo bavandimwe batureba, ubundi ugombye kurinda nawe icyo uri cyo. Njyewe kuba ndi umugore, mvuze ngo ndi umugore, ntabwo nakwiyandarika ngo mvuge ngo Imana oya, ahubwo njyewe nsabwe kwirinda n'ubukristo. Ese ubwo ubundi uramutse utari umukristo ukiyandarika, ubundi ntiwata agaciro? Numva nata agaciro. Ahubwo njyewe niba ndi umugore nkwiye kugendana n'indangagaciro y'umugore. Kuyandarika gute? Ubwo ni nkukuhe? Ngiye mu kabari wavuga ngo ntabwo dusebeje nk'abantu tuvuga ngo bajya mu kabari cyangwa bagira gute, ariko hari n'ibiranga umugore. Umugore nawe akamenya nyine ko ari umugore. Ibyo nabyo biri mu bintu byatuma. None se umugore we ntajya mu kabari? Byaterwa. Sodepa byaterwa. N'ingiki cyabitera? Byaterwa n'iki? Byaterwa n'uko umuntu agiye, byaterwa n'ikimujyanye, byaterwa. Nk'ubwo usanze nk'umugore yicaye mu kabari ari gupfundura icupa kirenze irindi, ubwo se wavuga ko ari ishyano ryaguye? Muri njyewe bisaba, ahubwo byaterwa n'uko umuntu ari kunywa, n'impamvu imwicaje muri ako kabari. Ariko se umugore aramutse ari umugore w'umukristo cyangwa akaba ari umugore w'umugabo, akanywa agasinda akagenda ahirima, ashaka abakwe, ashaka bakazana, afite abana, byose ubwo urumva agaciro kataba gatakaye, kaba gatakaye. Wasanga nawe ari wo murongo yaba yarasomye avuga ngo umutima wanjye shima Uwiteka, kubera ko yabasha gushima yabonye icupa ngo oya ndumva. Buriya sibyo? Oya, ntabwo tugendere gusebya abo bantu cyangwa se kubatesha agaciro. Hari uwakubaza ngo nayanjye mba nanywereye, ariko mu muco w'umugore, mu kigendanye n'umuco w'umugore, nabwo nyine abagombye kuba umugore ufite discipline, icyo bita discipline. Benshi hano b'abakristo hirya no hino ku isi bakunze gutwara ibintu, umuntu akaba yari umukristo afashigiye mu ntambara, ariko za ntambara za muganza akava mu bukristo akajya mu zindi nzira. Hari n'abantu ako ngako reka nkunganira aho ngaho, hari n'abantu bahura n'amakuba bakavuga ngo kuba ngo ngiye mpuye n'amakuba ngo ikinyibagiza ngo amakuba cyangwa umubabaro mpuye nawo ngo nuko ngo ndi bunywe inzoga ngo cyangwa nkanywa itabi. Oya, ntabwo ari cyo kirangiza amakuba, nta nubwo ari cyo cyagukiza umuruho cyakujyana mu bintu utarurimo. Ahubwo icyagukiza akaga n'amakuba ni ukwirinda ukegera Imana. Hari igihe kimwe, reka mbibwirire, hari igihe kimwe negeze najya gusenga,
cyangwa se narindi mwivugabutumwa noneho mvuyeyo umuntu twari turi kumwe nawe aravuga ngo reka tujye kunywa icyayi. Tugiye kunywa icyayi dusanga hicaye cyangwa se ni fanta gutyo nta n'ikibazo. Dusanga hicaye umuntu w'umumama. Dusanze yicaye umumama, noneho wa muntu twe turi kumwe abaramushotoye aramubaza nk'umuntu uzi ubwenge, aramubaza ati amakuru ndati ni meza. Amubabwiye ati ni meza, aramubwira ati ese kuri hano, ati impamvu ndi hano umugabo yantesheje. Urumva ko mudamu yamutesheje? Umugore wateshejwe n'umugabo yicara mu kabari. Yari yagiye gupfundura icupa kubera ko umugabo yamutesheje. Ngo umugabo yamutesheje. Ndamubwira nti rero ntacyo uvuye nta n'icyo ukijije, kubera ko umugore ese ubwiwe n'iki n'ubundi umugabo wawe yaba yagutesheje kubera amakuru yawe yumvise. Wagombye kuba uri mu rugo nk'umugore w'umutima, kuko n'ubundi ntuza amaso akureba ahari. Ashobora kuba yakuretse cyangwa akaba yabikoze n'ubundi agira ngo akurebe uburiwe. Wasanga yari yagiye kwivura. Oya, none oya. Asanga yari yagiye kwivura nyine kubera ko yari yamutesheje nawe yagiye kwivura. Ntabwo ari cyo cyarangiza stress. Nge namubwiye nti wagombye kuba wicaye mu rugo ukarindira. Rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo niba turi abakristo nyabo bari ku murongo w'agakiza, dukeneye ko Imana yacu yagira agaciro. Imana yacu yagira agaciro nuko tukwiye kuhamiriza abantu tukavuga ngo Imana yacu ikora imirimo, natwe ubwacu tuvuga ibi bintu, natwe tukagira imbuto dusoromwaho. Umuntu yakorera akavuga tuko bisa kose ni umukristo. Ubishize nababwiye ngo umuririmbyi w'108 aravuga ngo ngewe ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza ku gupfa. Tukaba abakristo. None se buriya ntihari abandi bantu benshi cyane abagabo batesa cyangwa abagore batesa bagahita bigira mu kabari? Ko mbona tuvuge ko abantu benshi baba bari mu kabari, hari ababa bajyanyweyo nuko babatesheje cyangwa abandi baba bajyanywe no gushima Imana nk'uko ijambo ribitubwiye. Ntabwo gushima Imana wajya mu kabari. Erega byose n'isi. Hano wibuke ko hano ari ku isi ya Bibiliya. Byose Imana byaterwa n'uwuriwe cyangwa nuko wowe ibyo bintu byawe ubyumva. Ariko ngiye ngiye numva gushima Imana ntajya mu kabari cyangwa se najya mu kabari. Ngiye narwanye n'umugabo wanjye, cyangwa narwanye n'umuvandimwe. None ngo gushima Imana ngo nuko ngo ndi bujye kwirenza byeri. Ngo se ndi gushima cyangwa ndi gupfa? Ngiye numva naba ndi gupfa. Waba uri gupfa? Ngiye numva naba ndi gupfa ntaba ndi gushima. Kandi waba uri kwica akanyota uri no kwivura stress. Ntabwo gushima Imana, washima Imana ukajya mu rusengero, washima Imana ukanywa fanta, washima Imana ukayoborwa, washima Imana ukarindira. Ntabwo gushima Imana bivugitse ko wajya kwirenza byeri. None mu gihe insengero zikinze, mu gihe insengero zifunze, twajya? Ntabwo insengero zose zifunze. Ntabwo insengero zose zifunze. Yego zose ntabwo zifunze, yego, ariko hari umuntu wiyumvaga ahantu runaka avuga ati ngiye nta handi nasengera ntasengeye ahangaha, nta handi nasengera nzi ahubwo nzimuka. None ubu nta bantu bamaze kwimuka bagiye mu kabari muri gihe insengero zabo bamaze kubona zikinze kuko zitujuje ibisabwa. Ahubwo mbaza uti ni ukubera iki insengero zifunze? Mbaza uti ni ukubera iki insengero zifunze? Ariko wimbwira ngo washima Imana gute ngo insengero zifunze? Ahubwo mbaza uti ni ukubera iki insengero zifunze? Bwira abantu bo kwisabira rero impamvu zikinze. Ngira ngo nuko zitujuje ibisabwa. Ngiye mbona nibi bintu ngiye mbibona ku mugambi w'Imana. Nabyo biri ku mugambi w'Imana. None Imana akaba rero yaje kabwira ubuyobozi ati ni mu kinga insengero kandi bayiramya bakayihimbaza. Kubera ibibera mu nsengero nuko tubitwara nuko tubivuga. Imana nayo irarakara. Mberutse kubwira abantu ndababwira nti mberutse ngiye kuba ndi kubwiriza abantu cyangwa se turi kuganira ndababwira nti
ibi bintu biri ku mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana, hari ibintu usanga abantu dufite umugambi w'Imana ubasha kukugeza ahantu wowe utabasha kugera. Gute? Umugambi w'Imana ubasha kukugeza ahantu Imana wowe utabasha kugera. None se uwo mugambi ukaba ari wowe harantumva. Uwo mugambi ushobora gusubira inyuma gute ugatuma insengero bazikinga, kandi muri izo nsengero ariho haramirizwa izina ry'Uwiteka, ari naho uwo murongo uvuga ati umutima wanjye shima Imana. Mu kwa gushima Imana umuntu ashima, twatumenyere ko umuntu ashima yageze mu rusengero. None Imana kuko ishaka ko abantu bayishima, ni gute ishobora gusubira inyuma ikagira umugambi w'uko insengero zayo bayishimiragamo zikinga? Murakoze cyane. Ngewe negeze nagira akantu, abantu baravuga ngo gupfa k'umuntu, ngo gupfa k'umuntu, ngo umuntu uguye mu rusengero ngo ababonye ubugingo, ngo umuntu upfuye akagwa mu rusengero ngo ababonye ubugingo. Hari n'uwahagwa arimbutse. Ariko ngewe umbwira abantu ngo ntabwo umuntu uguye mu rusengero, umuntu ari ku ruhimbi, umuntu ari kuririmba, umuntu ari gusenga, umuntu ari kubwiriza, nujya kubona ubona umuntu aguye afite Bibiliya ari imbere y'abakristo, uwo muntu ntabwo ari umunyabugingo. Aho hantu urakoze, waruvuze neza, ntabwo ari umunyabugingo. Ntabwo ibintu byose twebwe turebesha amaso twavuga ngo turabyeza 100%. Hari n'ibibaho rero biri ku mugambi w'Imana. Imana abantu bari kwisenga bari mu rusengero yarirahirira avuga ngo ngewe Uwiteka. Aha hantu mbega nuko Imana yamaze kubona ko ibintu byayo abantu bamaze kubivogera, ndetse abandi babica amazi. Bamaze kubica amazi, Imana irarakara. Imana muri yo mu mbaraga zayo, abantu bazi ngo Imana ntiyica. Mu mbaraga z'Imana, Imana igira kwica, igira no gukiza. Imana irarakara rero. Ntabwo ibibazo byose rero dufite biva kuri Satani. Noneho tuvuge ko kuba insengero zikinze ni urwego rw'uko biri mu mugambi w'Imana. Ni mu mugambi w'Imana. None abantu bavogereye Imana nka gute mu ruhe rwego ku buryo igeraho irakara? Biterwa, njya mvuga ngo abayoborwa nta kibazo bagira. Abayoborwa burya nta kibazo bagira. Abakristo mu rusengero nta kibazo bafite. Ikibazo gifite abayobozi. Ikibazo ni abayobozi. Ntabwo ikibazo kigira abayoborwa, ahubwo burya ikibazo gifite twe abayobozi. Tuvuge ko buriya twebwe abayobozi bayobora amatorero ari twe twavogereye Imana. Nitwe twayivogereye. Nitwe twayivogereye, Imana irafunga. Gute se kandi tuyobora abantu kujya kuyijyaho? Imana nta marangamutima burya Imana igira, nta santiba Imana igira. Imana yikorera mu mutima. Ntabwo Imana ikorera ko ngiye nkundana n'abantu runaka cyangwa se bankunda, ahubwo Imana yo ubwayo mu mbaraga zayo irihagije, ireba mu mutima. Wowe mu mutima wawe, ngewe uhagaze ku ishuri cyangwa ku murongo wa Bibiliya ndi kubwira abakristo ngo Imana yacu ni inyembaraga, ubundi ngewe mu mutima ndi kubivuga birimo, cyangwa se ndi kubivuga kugira ngo bambone? Niba ndi kubivuga ibyo ngibyo byose, Imana yo yamaze kubireba. Imana rero tuyivuge tuzi ko nta marangamutima igira. Niyo mpamvu ishobora no kwemera ko insengero bazikinga kubera ko nta marangamutima ibifite yo irwanira icyubahiro cyayo. Ubwo rero tuvuga ngo abantu twavogera icyubahiro cy'Imana bituma n'insengero zikingwa. Ku mugambi ururi ku mugambi w'Imana cyangwa bari ku mugambi w'Imana, ntabwo Imana izaburaho abantu imirimo yayo isohokera cyangwa ikorerwa. Ubwo bizatuma ururi ku mugambi w'Imana, Imana izaruha kuzuza ibisabwa kugira ngo rukingurire. Aho hantu. None abantu bo ku isi ya Bibiliya, kangaruke ku murongo batubajijeho cyane ngati abantu ngo bari guhura n'ibyago n'amakuba, bakavuga ngo bakitwaza ngo ko ari iminsi y'imperuka. Nawe ni kubibona ni ukubera iminsi y'imperuka? Njyewe nkurikije navuga ngo ni iminsi n'ibihe, kuko mu bihe bya kera
imana aya magambo yose yarayavuze. mbega ni ibyahanuwe. Ni ibyahanuwe. Ni ibyahanuwe biri kugenda biri gusohora. Ni ibyahanuwe birimo bigenda bisohora, ibi bintu byaravuze. None se no kuba umuntu yakica undi yamujije itasi y'igikoma nabyo ni ibyahanuwe? Ahubwo banza wibaze uwo muntu apfuye iki, uwo muntu apfuye ate, bigenze bite? Ntabwo wowe kuba ngiye turi gusangira igikoma nkagukubita itasi ku mutwe, bigenze ute, biturutse he? Hari umuntu ugira kamere y'umubiri cyangwa y'umutima, reka tubyite y'umutima. Ako kanya ngiye nkagukubita bitari bigize. Hari n'abantu basenze Imana, Imana ikamubwira ngo nzakugira Kabarore. Hari ayo magambo yose bigendanye n'ibyo bintu. Okay, reka noneho dushimira abantu bo ku isi ya Bibiliya bakomeje gukurikira iyi shene y'isi ya Bibiliya, tubibutsa ko gutera inkunga ishene y'isi ya Bibiliya byemewe rwose, kugira ngo rivuga ubutumwa rigere kuri benshi. Wohereza ikiganiro kagisharinga ku bandi kugira ngo abandi nabo babone ubutumwa bwiza. Abari bafite izo ntambara bongere bagire gukomera, abari bari guhura n'ibihe bikomeye bagire kwihangana. Turakwinginze gutera inkunga iyi shene y'isi ya Bibiliya. Noneho kubera ko n'ikirere gihindutse, nagira ubwire ngo ubwira abantu bo ku isi ya Bibiliya ubahe inkomezi, ubatere n'uburyo bwo gushima Imana, uburyo bashima mu Imana n'icyabatera gushima Imana. Ubabwira ati icyabatera gushima Imana nuko wakitwara gutya. Murakoze. Njyewe numva kuba umukristo ntabwo namwe mbabwira ngo ntibivugitse ko tutahura n'ibibazo, ahubwo kuba umukristo bigendanye n'ubundi no kwirinda. Ntabwo wabona ubwoba hariya ngo Imana irakubwiye ngo nzakurinda, noneho wowe wiyahure mu cyobo ngo uvuge ngo Imana yavuze ngo izakurinda. Ahubwo we bigendanye no kwirinda, no kwirinda. Rero njye numva ari byo bigendanye, Imana nayo ikagomeza ikabidufashamo. Okay, hari benshi bashobora kwifuza kuganira nawe, bagusanga nko kuhe murongo? 0783 90 264 0782 99 58 24 ya bayi.